ntabwo turebera ngo uyu muntu yarize yararangije amashuri niyo yaba atazi gusoma twamwigisha kandi akitunga utazi gusoma nawe dufite abarimu babizobereye bashaka kumwigisha kumenya gusoma no kwandika byumvikane kwishangi hari aho ngaho hose dushobora kubafasha bivuze ngo baba basore baba inkumi baba abadamu baba abagabo baba abasaza n'abakecuru buri wese ku rwego arimo yagana ishangi kandi kamufasha ubuvuzi gakondo rero abantu babukoze nka business nyine yo gushaka amaramuko cyo kintu cya mbere kirimo cyica abantu ntago babukora nk'umwuga nyawo ugomba guhoraho nayo mpamvu ababikora yagiye ahantu mu kwezi kumwe abahavuye iyo batangiye kumenya uwo ari we n'ikinyoma afite ahita hava niyo mpamvu ibimera dukoresha twebwe ntago ari bimwe bya pirate turemera tukambuka no mu bindi bihugu tukajya kubyizanira tukabitunganya mu ishangi nkuko wabyumvise tumaze gusuzuma tukavura umuntu nemeza nashidikanya ko we yitangira ubanya akavuga ati ndabona ishangi itandukanye n'abandi bantu bigusaba ngo ubanze umenye ngo ishangi ni igiki ubundi ishangi bivuga ngo igihumura neza gitwitswe cyangwa se gikandagiwe Nongeye kwererwa shuti bavandimwe bakunze bishangi Focus TV kuri uno musi wa none muri kumwe n'umuhungu wanyu Gasasira nagenze urugendo rurero kugira ngo mbone no mugabo ariko none aho bigeze ndamwiboneye kumubona ntabwo byoroshye ndagira ngo kuri mikoro ya Ishangi Focus TV utangire wibwira abagukurikiye. Murakoze cyane nitwa Victor tugira imana abandi umuyobozi wa company Ishangi. Okay, murakoze. Shuti bavandimwe rero musanzwe mudukurikira umunsi ku munsi murabizi Ishangi Focus TV tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, tubagezaho amafilimi yacu dukora, amakomedi, tukabagezaho inyigisho za buri munsi ndetse tukabagezaho by'umwihariko ikiganiro tugiye gukora ndakibahishije. Uyu mugabo kugira ngo umuntu amufatishe cyangwa kugira ngo umuntu amubone mbese ntabwo navuga ngo mbese ntabwo yiburishije abari mu kazi kenshi ka buri munsi ariko by'umwihariko noneho twakundaga kujya tuganira ku bikorwa by'Ishangi Focus TV tukaganira ku mafilimi tukaganira kuri buri kimwe cyose kigendanye na entertainment ariko ubu noneho by'umwihariko akimara kubona umukimara kumubona buri wese umuzi n'uwayobotse Ishangi Focus wayobotse Ishangi Limited aramuzi none ahanga Victor karame ni mirango suhuza aboneza gasasi muraho yego ubaka ka mwanya turahangaha mu kiganiro ndagira ngo nkubaze byimbitse cyane cyane turaganisha ku byo ukora ku mwuga w'ubuvuzi gakondo nicyo abanyarwanda benshi bafite amatsiko yo kumenya ariko by'umwihariko nkawe dogiteri ukaba perezida w'Ishangi ni wowe ugomba kudusobanurira tukanyurwa. Murakoze cyane amazina yanjye nko nabikubwiye n'ubundi ni Victor tugira imana abandi umuganga uvurisha ibimera kandi nkabandi umuyobozi wa company Ishangi. Company Ishangi rero ni company ikora ubuvuzi gakondo buvuguriye bujyanye n'igihe ikaba ari company igamije kuzamura imibereho y'abanyarwanda muri rusange ikaba ari company igamije by'umwihariko gutuma ubuvuzi gakondo buva ku ntera bwari buriho bugahindura isura. Iyi rero ni company ikorera mu ntara y'Amajyepfo by'umwihariko ikicaro kikaba kiri mu karere ka Ruhango. Ikaba ari company ikorera mu turere dutandukanye tw'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ikaba ari company by'umwihariko ifite ikicaro mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango akagari ka Nyamagana umudugudu wa Bwangacumu. By'umwihariko rero nkuko warubimbajije dufite gahunda nziza twifuza kugeza ku banyarwanda iyo ngiyo ari nayo ahari nkeka ko waruje uje kutubazaho rwose dufite gahunda igamije gutuma abantu bamenya ko ubuvuzi gakondo atari ukuvura gusa ahubwo bishoboka ko abavuzi gakondo bashobora gutuma n'abanyarwanda bagira ikintu bazamukaho bakagira ibindi bintu bakora byabateza imbere. Niyo mpamvu iyi company ikora ubuvuzi gakondo igatoza n'abavuzi gakondo gukora ubuvuzi gakondo neza. Muri urwo rwego dufasha n'urubyiruko kuzamura impano zabo harimo abahanzi harimo abakina sinema abakina komedi abagira imivugo abo bose turabafasha. By'umwihariko hari
na gahunda dufite yitwa hanga umurimo. Iyo gahunda rero yigisha abantu uburyo bwo kwihangira umurimo mu gihe gito. Hazamo gukora amasabune, yaba amasabune asanzwe yo gufura, yaba amasabune asanzwe yo gukiza indwara zitandukanye z'uruhu, hazamo gukora imigina y'ibihumyo, hazamo gukora ibijyanye n'amarangi yo gusiga amazu abantu bagatura heza, hazamo ibijyanye ndetse by'umwihariko n'ubudozi. Dufite atelier z'ubudozi zifasha abantu kwambara neza bagacya bakaberwa, no gukora ibikomoka ku ifarini. Ni byinshi, hari gukora imitobe ikomoka ku mbuto, imwe yo uranayibona nkuko nawe bireba. Nakomeje nyitegereza. Ahangaha urabibona ko iki ni gisheke tangawize n'indimu ndetse na kamfa, hazamo shubiri, hazamo tonkati, hazamo gisenge. Uyu ni umutobe mbese uba wizewe kandi umutobe ufite icyo umaze. By'umwihariko rero nkuko nabikubwiye, turateganya gukora ibikorwa byinshi muri iki gihe, kuko bigaragara ko igihe umuntu afite ari cyo gihe cyo gukoresha. Dushaka ko abanyarwanda bamenya ko ari impinduka mu buvuzi gakondo. Murakoze cyane. Victor, nawe murakoze cyane. Ndagaruka ku buvuzi. Ese numvise ISHANGI Company LTD ifite ibikorwa byinshi kandi byagutse. Harimo gufasha urubyiruko mu mpano zabo, kuzamura impano zabo, harimo gufasha urubyiruko kwihangira imirimo, hari ndumva mufite amatoriye hirya no hino, mugatanga n'amahugurwa ku bigendanye cyangwa n'amasomo wenda ku bigendanye n'ubuvuzi gakondo. Ese Victor, ibyo bintu ubihuza ute n'ubuvuzi? Urakoze cyane. Ntabwo nkora ndumwe, dufite timu nini cyane. Harabo dushinga bimwe, abandi tukabashinga ibingibi, abandi tukabashinga biriya kugira ngo tubone uko dukora neza. Bivuze ngo rero abo twatoje nabo bajya gutoza abandi. Niyo target dufite. Uwo twigishije dusaba ko agomba kujya kwigisha abandi, nawe akabona ko kazi kakamutunga. Nubwo buryo twigisha. Ubumenyi umuhaye abusangiza benshi cyane rwose. Hari mu tugari, urabona hari abantu bakeneye kuzamuka mu tugari, mu turere dutandukanye. Aho rero umuntu twigisheho mu ISHANGI tumusaba guhita agenda nyine agahera hari mu tugari, ku buryo abantu bahari mu tugari dutandukanye nibura nabo bazamura impano zabo, bityo ibyo ngibyo bikazatuma abanyarwanda byanze bikunze bagira icyo bahindukaho mu bijyanye n'imikorere. Hari abantu babazi ko ngo ntibishoboka, bagahora muri ijambo gitwa ntibishoboka. Oya, ntibishoboka ni muri umuntu wo gutsindwa. Birananiye rero ni igisubizo cy'abaswa. Umuntu afite ikibazo cyo kuvuga ngo ntibishoboka, ubwo yatangiye tayari gutsindwa. Ibo rero yavuze ngo birananiye sinabishobora, ubwo biba byarangiye. Niyo mpamvu twifuza ko babandi twigishije bajya kwegera abanyarwanda bakabigisha. Murakoze cyane. Victor, hanze ahangaha umuntu yo yumve, urabona usibye ISHANGI Company LTD hari ubuvuzi gakondo butandukanye hirya no hino. Ujya kumva ngo ahangaha ngo hari umuvuzi gakondo, ahandi hari umuvuzi gakondo. Ariko nkaba nzi neza ko muri abo bavuzi bose bakora muri iki gihugu, ndetse mujya mwambuka n'imipaka mukajya hanze bitewe n'ababakeneye ko burya gufatisha umudogiteri. Ari n'abaza bakava muri noza mu mahanga hanze, bakavaza mu Budage bafite ngo umuntu baje kuvura nko mu Rwanda cyangwa se muri Afurika by'umwihariko. Ndagira ngo byibura abayoboke b'ISHANGI Company LTD, ndabizi neza ko abatangabuhamya ni benshi cyane, kuko hari n'uwo turi bugarukaho twaganiriye muri ino minsi ambwira ibyiza by'ISHANGI Company LTD. Ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi nagiye nganira nabo mbese bambwira ibyiza byayo. Ese wowe umwihariko utandukanye n'abo bavuzi gakondo bari, wenda simvuze ngo bamwe na bamwe urabazi cyangwa se uranabazi wenda, ariko umwihariko ukoresha kugira ngo abantu babe bayoboka ISHANGI ni uwuhe? Umwihariko w'ISHANGI rero ni mu kugendanye no kwenda gusuzuma, gupima, kugira ibintu nk'ibyo. Urakoze cyane. Umwihariko w'ISHANGI mbere na mbere ni urukundo. Ni urukundo dukunda bene wacu, urukundo dukunda abanyarwanda, ni urukundo dukunda abanyafurika. Impamvu ya mbere, twebwe ntabwo tugendera ku mafaranga cyane, ahubwo twebwe tugendera by'umwihariko ku cyo tugiye gukorera umuntu. Ni nayo mpamvu ISHANGI itandukanye n'abo ngabo. Utese kubera iki? Twebwe turasuzuma, tugira mashini zabigenewe zisuzuma umubiri wose, tugatanga inama ku buzima. Iyo tumaze gusuzuma umuntu rero tukamenya ikibazo afite,
icyo dukurikizaho ni ukumukurikirana tukatangira kumuvura duciye mu buryo bufatika ku buryo uyu muntu tuvuga ngo turamuvuye arakize. Icyo ni kimwe. Ntabwo rero tubikora nk'abantu bishakira amafaranga gusa, ahubwo tubikora nk'abantu bakeneye kugira icyo berekana mu buvuzi gakondo. Niyo mpamvu ibimera dukoresha twebwe ntago ari bimwe bya pirate. Turemera tukambuka no mu bindi bihugu tukajya kubyizanira tukabitunganya mu ishangi. Nkuko wabyumvise, tumaze gusuzuma tukavura umuntu, nemeza nashidikanya ko we yitangira ubanya akavuga ati ndabona ishangi itandukanye n'abandi bantu. Ni nayo mpamvu rero hari indwara twagiye tuvura zitandukanye, iz'amakanseri twarazivuye, abantu batabyara twagiye tubahaye imiti bagakira, abantu bafite ikibazo cy'imibonano byarakemutse, abantu bafite ikibazo cy'indwara z'ubuhumekero za sema na za senezite byarakemutse, abantu bafite ibibazo by'inzoka byarakemutse, abantu bafite ibibazo by'umubyibuho byarakemutse, abantu bafite ikibazo cy'indwara z'amarozi byarakemutse. Ni nyinshi indwara tuvura. Mu by'ukuri rero nk'uko byumva, twebwe dufite umwihariko mu ishangi, kuko cyane cyane kugira ngo dutandukanye n'abandi bantu bigusaba ngo ubanze umenye ngo ishangi ni igiki. Ubundi ishangi bivuga ngo igihumura neza, gitwitswe cyangwa se gikandagiwe. Ibyo niyo mpamvu dufite umwihariko. Dushaka rero ko abanyarwanda batugerageza bakatureba bakareba ngo mbese abavuzi gakondo bandi bakora gute, ishangi yikora gute. Twebwe turi igihumura neza, gitwitswe ariko gikandagiwe. Bivuze ngo mu kutugerageza kwacu bakatugereranya n'abandi bavuzi gakondo, niho bazabona itandukaniro. Bazajya bavuga ati iyi shangi itandukanye n'abandi bavuzi gakondo twabonye. Ngo umwihariko. Oya, nanjye ubwanjye bushize ubwo nazaga kukureba nubwo tutabashije kubonana, nahageze hari abantu ngo baturutse ahantu kure kandi ugomba kwitaho. Ndagenda ndi bane nubwo naheje nk'umunyamakuru nje kukubaza wenda kugira ngo tumenye ishangi cyari cyo. Buri muntu n'ahari hose tumenye ishangi, utayizi ayiyoboke cyangwa se n'uyizi ayikomeza atangira ubuhamya. Naraje sanga ko kurimo gusuzuma ariko mbura uko tuganira ntahana mbabaye, ariko by'umwihariko haraho wari ukomoje ngo umuntu utarabyaraga, uwo mumama namugezeho amuha ubuhamya bwiza, nyereka umwana arambwira ati rwose ubu tuvugana kuba nibarutse n'umwana cyangwa nyuma y'imyaka 10, ndumva ari byo yambwiraga 10 na gutyo, ati nanjye umuntu yarambwiye arandangira njyana mu ishangi, ariko ngenda nseta ibirenge. Ndagira ngo byibura utunyure muri make, nk'umuntu nk'umumama wenda yabuze urubyaro cyangwa se umugabo wabuze urubyaro mukamuvura akarubona. Mwebwe ubwanyu mu mitima yanyu mwumva mumeze mute? Wenda tureka n'ibyishimo baba bafite, wowe ubwawe uba wumva bimeze bite? Nk'uko wabibonye cyangwa se wagiye ubibona, twebwe iyo twita ku muntu tumwitaho nk'aho ari we wenyine uri aho ngaho. Ni nayo mpamvu iyo tubonye ko hari umuntu uduhamagara tubwira ngo narakize, yewe nawe urumva ko umutima umera, cyane ko nakubwiye ko ari ishangi. Iyo tubwiye ngo narakize rero twumva ko yashangi ko itangiye guhumura. Iyo rero umuntu ataduhamagaye ngo tubwire ngo numva byarakunze, natwe twumva tutishimye. Tumaze rero kugira umunezero mwinshi kuko hari abantu benshi twagiye tuvura barakira. Icyo nicyo dushimira Imana mbere na mbere, kubera yuko baba baragiye mu mavuriro atandukanye. Ukumva umuntu yiteguye ngo kujya mu Buhinde kujya kwivuzayo, ni urugamba rukomeye. Kubona umunyarwanda wabona 7,500,000 akavuga ngo ngiye mu Buhinde ni bake cyane. Abenshi nabaryama rero bagapfira mu rugo kubera icyo kibazo. Ariko ishangi yaraje ngo igerageze hanyuma igira ikifasha abanyarwanda. Ni urwego rero dufite amashopa agiye atandukanye mu gihugu, twabiteguye kugira ngo abanyarwanda bari hariya hirya aho batabasha kugera mu ruhango na hariya bari babashe gufashwa. Yahageze hasanga icyapa cyacu agahita amenya ko ari ishangi, kuko twiteguye ko nibura muri buri karere kagize u Rwanda tuzajya dushyiramo ishami ryacu kugira ngo abanyarwanda bakore kilometero nkeya batugana kwegereza ubuvuzi abaturage cyane rwose. Aha rero niho nkomeje kukubwira ngo ntabwo tugenda tugiye kuvura gusa, oya, uwo tumaze kuvura ahubwo twifuza ko yanakora. Uwo tumaze kuvura twebwe tunamwigisha no gukora. Urugero, abanyarwanda dukeneye gutura heza, dukeneye kuryama ahantu hasa neza. Iyo twigisha umunyarwanda gukora irangi mu bimera biri iwacu, mu bikorwa biri mu bikoresho biri iwacu, hari muri quartier iwacu, agakora irangi atagombye kujya ahantu kure,
agahita atunganya inzu yiwe. Uyu munyarwanda aryama heza, atura heza. Turayimwigisha rero iminsi 5 cyangwa 10 akabazi gukora irange neza. Yarangiza ahubwo agatangira no gusaba abandi bantikiraka. Hahandi njye arakeneye amafaranga bakamuha ibyo 12,000 ku njerekani y'irange cyangwa se 10, abana bakarya. Abana bakararira. Kandi irange ryacu dukora ni irange umuntu wese yasiga kandi rigasa neza. Ikindi ashobora gukora iyo sabuni. Wa muntu twigishije wa wundi nyine wivuje mu ishangi. Tumwigisha gukora niyo sabuni. Akabasha kugira isuku, hari indwara zimwe ziterwa n'umwanda, agafura imyambaro yiwe, agafura y'abana be, yarangiza agasagurira n'isoko, agasagurira n'abaturanyi. Ashobora se no gukora akantu gatoya ka alimentation, akajya yikorera amandazi, akikorera capati, akikorera keke, akikorera pizza yavanye mu ishangi. Ashobora se kuba ari umudozi, tukamwigisha decoration, agakora gato de mariage. Bityo babandi bagize anniversaire bakamugana. Ngubwo uburyo turimo dukorana n'abanyarwanda. Iyo tumaze kumuvura ntabwo tumureka ngo tumutererane, ahubwo tumwigisha no gukora. Hari igihe nayo mafaranga aba yatanze aba yagurishije no ku gasambuke, ahantu uzajya kuvana 30,000 se uwo mwanya ni hehe. Dusaba rero yuko uyu muntu ahantu yavanye ya mafaranga ayahasubiza. Tumwigisha gukora kugira ngo nakomeze ateze imbere n'abandi. Kandi tumwigisha yuko namara kubimenya azabimenyesha n'abandi. Kugira ngo mu Rwanda tugire cyo tumarira abanyarwanda bene wacu. Iki gikorwa ikigaragara cyo nimba umaze gushinga amashami hirya no hino mu gihugu wagitangiye keshi na kera. Ese ubona umubare w'abitabira iki gikorwa ari urubyiruko cyane cyangwa se ari abakuru hagati aho ngaho? Nuwe mubare uruta undi kujye mu bagomba kwitabira muri hango murimo? Urakoze cyane. Nkuko wagiye ubibona nawe akenshi dufite urubyiruko rwinshi. Ni nayo mpamvu abenshi baba ari urubyiruko, ariko hari n'abakuze. Nkuko uzabibona muri sinema yacu uzasangamo abantu bakuze benshi. Byerekana ko buri wese arashoboye. Buri wese arashoboye, nta myaka nimwe umuntu atabasha gukora. Buri wese ukibasha gutekereza, gifite ubwonko buzima, yabasha kuza tukamwigisha. Ikiza gihari ni kiye mwishangi rero. Ntabwo turebera ngo uyu muntu yarize yararangije amashuri. Niyo yaba atazi gusoma twamwigisha kandi akitunga. Utazi gusoma nawe dufite abarimu babizobereye bashaka kumwigisha kumenya gusoma no kwandika. Byumvikane kwishangi hari. Aho ngaho hose dushobora kubafasha, bivuze ngo baba basore, baba inkumi, baba abadamu, baba abagabo, baba abasaza n'abakecuru, buri wese ku rwego arimo yaganishangi kandi kamufasha. Murakoze cyane bakunzi badukurikiye kuri ekara zacu, murabyumva. Ahangaha rwose murumva ko hari umuntu ukenewe mu gihugu cyangwa se no ku isi yose kugira ngo afashe abantu. Nta nyungu nyinshi agamije ntaki, ariko ari ukugira ngo yiteze imbere n'abandi biteze imbere. Victor, ikibazo kindi ngiye kukubaza, ubundi abantu benshi cyane iyo maze kubona diplome yiwe akamara kuba yashinga business, aba yumva ko byanga byakunda iyo business ari kumubeshaho. Igitekerezo wagikuye he cyo kugira ngo wumve ko ubwenge ufite cyangwa ubumenyi ufite ugomba kubusangiza benshi, n'izo nyungu mukajya mugenda muzisangira mu rwego rwo guteza abaturage imbere? Akoze cyane. Igitekerezo nakigize maze kubona ko hari abantu benshi barangiza nk'uko bivuze, bagatekereza ko kugira ngo azabe hari uko ajya kudepoza. Abenshi yamaze kubona diplome yumva yajya kudepoza, ugasanga buri munsi afite ibipapuro ngo agiye kudepoza. Wagiye kwa noteri gutezaho kashe ngo ajye kudepoza ahantu runaka. Inkweto ikarindi hengama, akaguza amafaranga ababyeyi ngo agiye kudepoza, agakora ibirometero 30-50 ngo agiye kudepoza. Ugasanga amafaranga yakagombye kumutunga arimo kuyamarira mu matike ngo agiye kudepoza. Twe rero nk'ishangi tumaze kubyitegereza, mu ndoto zanjye nahoze mvuga ngo byanze bikunze hari icyo nzamarira abanyarwanda. Mu bushobozi mfite bukeya, kuko natangiye mu bushobozi buke pe, bushobozi buke bushoboka. Ariko ndavuga kuko byagenda kose abanyarwanda hari icyo nabamarira. Naherero ku bantu bakeya ngenda mbigisha iyo hanga umurimo, bamwe turabafite bakoze n'amakampani akora ibi bijyanye na hanga umurimo. Turabafite benshi abana twagiye tubyara rwose uyu munsi bakora hanga umurimo. Abandi n'abavuzi gakondo twahuguye, abandi bafite amakampani akora izo zaje n'ibindi. Bivuze ngo naje kubona yuko ndamutse ubumenyi mfite mbugumanye mu mutwe wanjye nazapfa nabi. Nazapfa nabi. Nsanga rero byiza ari ukubisangiza abanyarwanda
bariya bari muri quartier zitandukanye bakamenya ko hari ubushobozi bibitsemo batari bazi kandi bwabatunga ndetse by'umwihariko tukavana abantu mu bwigunge kuko iyo umuntu amaze kuba umukene byanze bikunze ari n'ubutinya gusuhuza arakureba asanga wambaye neza kwatere kare kuri hano umukire ntabwo namuvugisha uriya wereka reka n'uvugana na babandi uriya avugana na babandi bivuze ngo rero ashobora no kubona imodoka akayihunga ariko mu by'ukuri iyo umaze kumutinyura akamenya ko afite amafaranga ntawe ajya kuyasaba uyu muntu abasha nawe gutanga ibitekerezo agomba gutanga umusanzu nawe mu gihugu hagati aho ngaho ikindi kibazo cy'amatsiko ntarakibagirwa usibye ko bitari bushoboka iyo mumaze guhugura abantu kugira ngo umuntu yiyamine yumve ko icyo kintu akizi ese mujya mutanga impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi urakoze cyane turayitanga kuko abantu benshi duhugura tuba twabatse ubuyobozi dukorana n'inzego z'ibanze dukorana n'uturere bityo rero tumaze guhugura abantu tubitangira ku mugaragaro hanyuma iyo mpamyabumenyi tukayitanga n'abayobozi b'akarere bakaba bayizi kugira ngo wa muntu duhaye iyo certificate izanamufashe n'igihe agiye kudepoza n'ahandi anavuga ati nyamara ibi bintu ndabizi n'abayobozi bamufashe nibura niba ari kwihangira umurimo agiye gutangiza bavuga bati uyu muntu koko yarabyize agiye kudufasha natwe kugira ngo agire icyo amarira igihugu dutanga impamyabumenyi by'umwihariko kugira ngo wa muntu nawe abashe kugira abafasha murabyumva rero babyeyi cyane cyane nimwe ngiye kubwira mudukurikiye kuri izi mikoro z'Ishangi Focus TV murumva ushobora kuba ufite umwana wenda kubera ubushobozi bukeya ukaba warabuze minerivare yo kuba wamurihira usibye ko muri iki gihugu cyacu bitagikunze kubaho kubera ko na leta y'ubumwe icyo kibazo yagishakiye umuti bishoboka ariko mu gihe arangije baho kugira ngo yicare mu rugo cyangwa se yirirwa bunga bamuganga agiye kudepoza ngiye nashishikariza umubyeyi ukurikiye kino kiganiro hariho hose kuba yayoboka Ishangi tukareba yuko urubyiruko rwacu rwose rugomba gukura amaboko mu mufuka nicyo duhora dusabwa tugakora nimba umwana ushobora kuba yakora amasabune ntabwo we mubyeyi umwana urimo gukora isabune uzajya kugura isabune muri botike ntabwo nimba ashobora gukora iryo rangi ntabwo azarisiga mu nzu yanyu kugira ngo ise neza gusa azakora byinshi asangize asagure n'amasoko njye ndumva rwose umubyeyi dukurikiye aho waba uri hose mu gihugu rwose kuba washakisha amakuru ahamye ku Ishangi byafasha benshi tutarasoza Victor uriya mubyeyi yampaye ubuhamya bw'uko yabyaye yari yamaze kwiheba ndetse yaramaze kuba nka wundi wo muri Bibiliya wigeze kubyara wabyariye igihe kirekire yari Nesiteri ninde muri Bibiliya ndumva hari umuntu nk'utwo nguko yanyuze na Sara nuko byagiye ni Sara ahubwo ni Sara ibyo ari byo byose ariko nawe yaje kuba Sara nyuma yaho ariheba bagiye mu buzima bwa Sara ariko nyuma yaho yaje kubayoboka ngo yaje atseta ibirengera bimbwe ariko akimara kuhagera umunsi wa mbere wa kabiri nyuma yaho yumva ibintu birimo kugenda neza hato ngo yasanze ari n'indwara yari arwaye murazivura nacyo cyabimuteraga ariko nyuma yaho ubu ni umusirimu twarahuye ameze neza ku byishimo byinshi ndumva rero nk'ubuhamya ngenda mbona ku Ishangi ni bwinshi cyane ubu murateganya akahe gashya kandi wenda se muri ibyo mwatangiye nibyo mugomba gukomerezaho cyangwa hari n'ibindi bishya muteganyiriza urubyiruko cyangwa abanyarwanda muri rusange urakoze cyane nk'uko warubimbajije turi muri gahunda yo gutuma abanyarwanda bamenya ko ubuvuzi gakondo atari bwa bundi bari bazi bwa kera bw'ikinyuguri n'imbehe n'inzuzi ako kantu rero nubwo ukavuze ntarakakubaza kuko hari abantu benshi cyane banza usubize ikibazo nari nkubajije murakoze cyane bivuze ngo rero turateganya nako twaranatangiye kandi turakomeje gutuma abanyarwanda bamenya sinema nyarwanda icyo ari cyo bakamenya ko sinema nyarwanda yabasha kubatunga buro twarabitangiye dufite abasore n'inkumi abagabo n'abadamu abasaza n'abakecuru barimo kandi mu by'ukuri bafite ubutumwa bwiza barimo bagenera abanyarwanda n'abatuye isi yose bivuze ngo rero twabiteguye dushaka kwereka abantu yuko ubuvuzi gakondo atari ubupfumu gusa cyangwa atari ukuvura gusa hari n'izindi mpano abanyarwanda bibitsemo kandi zipfukiranwa Ishangire ritegura abo bantu irabafata irabahuza mu turere by'umwihariko kuri buri karere turateganya kubikora
turateganya kubikemura kugira ngo aba bantu bari muri karere runaka nabo tubasange impano bafite bayigaragaze, bityo rwa rubyiruko rurangiza amashuri bakabura akazi bakora nabo tubaha akazi bahembwe bafata amafaranga nk'abandi banyarwanda, ndetse by'umwihariko impano zabo zikure. Dufite gahunda yo kuzamura impano z'abahanzi bakagera hejuru, aho umuhanzi impano ishobora kumutunga, yaba wasinema bimutunge, yaba uririmba bimutunge, ubyina bimutunge, ukina umupira nawe bimutunge, kuko tujya dutegura amarushanwa mu nzego z'imirenge n'akarere na siporo naho siporo dukoraho tugatanga ibikombe, hari uturere twagiye tubikoramo twinshi. Byumvikane turakomeje rero, haba akarere ka Ruhango twarabikoze mu mirenge itandukanye, haba akarere ka Gatsibo twaragerageje turabikora, muri Muhanga twarabikoze, ndetse by'umwihariko no muri Nyabihu turabikora. Byumvikane ko no muri Nyanza twaratangiye turabikora. Bivuze ngo turacyakomeje urugendo rwacu rw'uko hari abantu dushaka kuvana ku ntera ya mbere tubageza ku yindi, umuntu wese akamenya ko ashoboye, akamenya ko adakwiye kwitinya. Urakoze cyane. hari ikibazo warukomojeho kandi nari nakibikiye, ariko niyo mpamvu nanze ko bari kugisobanura gakenya kugira ngo abantu basobanukirwe. Aha Victor, ari ubuvuzi gakondo uburimo. Umunyarwanda uri hasi yo yumvise ubuvuzi gakondo ahita yumva ko ari ubupfumu. Tinda ukajya ngo agiye kwivuza umuntu ko ahantu runaka, ngo baramuvura inyatsi, wajyana urwaye indwara wenda n'urugero yakugize akarande, bakaguterera inzuzi ngo genda bakakwahirira, ukagenda ngo ibintu bizagukiza, ukajyana icyo cyizere. Nkamwe mwateye imbere mu buvuzi gakondo mugakoresha ibyo, nizihe nama cyangwa se niriye tandukanyirizo waho umunyarwanda ukamuha igisubizo nyacyo cyo kumva ko ubuvuzi gakondo butandukanye n'ubupfumu? Urakoze cyane. Ubuvuzi gakondo rero abantu babukoze nka business nyine yo gushaka amaramuko, cyo kintu cya mbere kirimo cyica abantu. Ntago babukora nk'umwuga nyawo ugomba guhoraho. Nayo mpamvu ababikora yagiye ahantu mu kwezi kumwe abahavuye, iyo batangiye kumenya uwo ari we n'ikinyoma afite ahita hava, agahita ajya ahandi akongera akabikora gutyo. Abo rero niba abandi nyine bitwa besikora. Ariko ubuvuzi gakondo nyirizina ukuntu bwubatse, ya abantu babukoraga neza nk'uko bikwiriye, ni ukuri igihugu cyatera imbere. Ariko ikibazo bishyiramo ubusambo, byanze bikunze. Twe rero nka kampani ISHANGI icyo dukora, mbere yuko tujya kubwira umuntu ngo tuzamuvura, turamusuzuma. Ibyo tudashoboye tukamubwira ngo ntabwo tuzabishobora, ajya kwa muganga, iyi ni indwara yo kwa muganga. Niyo mpamvu abantu bacu baratuzi, baradusobanukiwe, bazi uko dukora, bazi ibyacu. Mu buvuzi gakondo rero twebwe inama turimo duha abantu ni kureka kubeshya abantu. Ibyo ushoboye ukabikora, ibyo udashoboye ukabihakana. Ikibazo bavuzi gakondo bemera ko bavura indwara zose nk'ari Imana. Ntashobora guhakana ko indwara atayishobora, ahubwo arakubwira ati mpereza amafaranga, ndetse yabona indwara atayishobora guca amafaranga menshi, kugira ngo nyine wowe ubwawe utinye ayo umuhereje ayo ngayo, ubundi uhita ugenda ujya ahandi amafaranga utarayamaramo. Abenshi nuko babikora, bikaba ari byo bituma umurimo mwiza ubuvuzi gakondo bwagagombye gukora abantu bawusebya. Twe rero nk'ISHANGI ibyo dukora twarabyize, n'ababikora turabigisha, dufite abarimu babishoboye kwigisha, turavura kandi tukigisha n'abavuzi gakondo kubimenya. Abavuzi gakondo ahubwo nibareke kubeshya, bemere baze bige, nibaze bige bibeshya abantu. Ibyo adashoboye avuga ati bisimba ishoboye, azishange mwigisha, hari ibyo dushoboye kwigisha, bityo na iterambere ryo rizagiraho rigana. Abanyarwanda rero nabo nibakanguke. Umuntu uvuga ngo aragukaragira inzuzi, arakushyira abakurambere, aho umuntu agashaka kuguha ngo ubukire kandi nawe ubwataha mu nzi itanapavomye itanakorobye, ugasanga umuntu arakubwira ngo agiye kukuvura inyatsi, nawe ubwatara yivuye, araba mu nzu irimo imbaraga se, inzi idapavomye. Wowe ugiye kumusaba iyo shaba, ngo uba mu nzu ipavomye waje uparitse n'imodoka. Yesu ubujije abanyarwanda se bafite ahubwo kujya kwaka imibereho umuntu nawe utayifite, umuntu utazi no gukaraba, umuntu utazi no kwambara,
urajya kumubaza ibyo kwambara nawe atabizi. None se umuntu wagize iterambere agira n'amafaranga akamenya no kwambara. None uwo muntu ko agiye kuguha iterambere watihaye ni ikibazo ro gikomeye. Mugani nuko bagukunze cyane kuruta uko yikunda. Ubwo se arikunda ni Yesu. Icyo gisubizo ngiye na Yesu nawe ko mu yatoranyije intumwa 12 akabiza banza kugira imbere hariya. Kuki atatuye se abantu bose bo muri Biroma ngo abatora bagira abantu be bose agatoramo 12 gusa. Bivuze ngo umuvuze gakondo urimo ubwira abantu ko agiye kubahisha agiye kubaha ubukire nawe ubwo atabufite. Oya nshuti yanjye wowe uzakurikirana ibi byigisho banje ucunge nawe ubwawe. Ese uyu muntu ujya kwaka ubukire kwaka imibereho atayifite bite? Ishangiro cyo ntago tugishaka. Ni nayo mpamvu twe twashyizemo abana bato bize basobanutse barangije amashuri akaza kiga ubuvuzi gakondo neza, yarangiza agafasha abantu tukamubwira ngo ibyo ushoboye bari ibyo ukora, ibyo udashoboye yobora umuntu kwa muganga. Umuntu ukeneye serum umuntu kwa muganga, twibyo dushoboye reka tubikore. Nuko ishangi ikora. Ndatanga inama rero muri iki gihe tuza gusoza mbwira abantu ko bakwiye gukanguka. Niba banze bagerageze ishangi bayigerageze bayicunge barebe ahitandukane n'abandi bavuzi gakondo. Barebe ahitandukane n'andi makampani ari makora mu gihugu cyacu. Nitwe bavuzi gakondo dukoresha n'abana batoya cyane. Bato cyane rwose. Kuko dukoresha mashini zabugenewe. Izikora massage, zikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Yewe izo mashini zirahari. Kandi ikindi tubikora twarabyize. Ikintu nabyize. Ndagira ngo ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo babone ko ibyo tuvuga bihari batunyurijemo amashusho y'izi mashini nazisuye nazibonye mbona ko ubuno buvuzi ko kora ubw'iterambere rwose. Nushaka kugira gute nimero arareba hano munsi kuri ekara arazibona zanditseho. Wifuza kuba yaganira na muganga rwose ni karibu ntabwo ajya heza kandi nta umugo ajya yanga kwitaba umugana umuntu ari wese mu ishangi ni muri famiye y'abanyarwanda. Tugana ku musozo nagira ngo ngushimire mushimira n'abakudukurikiye ariko by'umwihariko mbakangurira gukurikirana ibiganiro bya Ishangi Focus TV mukamenya amakuru nk'ubu nta wari uzi ngo hari igihe urimo kutureba wari uvuga ngo wa mugana ufite inyatsi ejo uzajya kugenda ngo bakukubita icyuhagiro yikire. Wari ufite nta mafaranga ufite ugiye kwayaka umuntu wa mugana nawe utayafite. Iki cyigisho ndumva cyafasha buri wese ariko cyafasha buri wese udukurikiye akanagisangiza n'abandi. Victor tugana ku musozo ndagira ngo ube wagira icyo ubwira abanyarwanda ubundi butumwa bugufinya kugira ngo dukomeze n'urundi rugendo kuko turacyagenda henshi cyane. Murakoze cyane. By'umwihariko ndashimira leta y'u Rwanda yahaye agaciro umuvuzi gakondo. Ngashimira ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda ryateye intambwe yo guhuza abavuzi gakondo kugira ngo basobanuke. Uyu munsi rero abavuzi gakondo ntago bakiri babandi bakihishahisha. Abakihishahisha ni babandi nyine babamami badashaka no gufata ibyangombwa. Ariko turashimira leta y'u Rwanda na Minisiteri y'Ubuzima ko yadufashije kugira ngo umuvuzi gakondo agaragaze impano ye kandi ajya hagaragara. Ubushobozi bw'abavuzi gakondo burahari. Hari n'abatabufite rero bashaka kuburishisha babeshya abanyarwanda. Ariko mu by'ukuri nk'ishangi twaraje kugira ngo tube ko kugihumura neza umunyarwanda asobanukirwe neza no kuvuzi gakondo bwagira icyo bumara. Ku ndwara z'amarozi turavura kandi tukazivura neza. Nta kinyuguri. Nta gushyira abakurambere. Ku ndwara zisanzwe nabikubwiye turavura. Nta hene y'ibara rimwe. Nta nkoko. Oya. Nako mbona barya neza. Nta gucira ku nzuzi. Mbona barya neza abo bamamye kuko nta baza gutuma inkoko. Nta numwe baratuma ibijumba. Nyine nicyerekana rero yuko ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ihene. Twero nk'ishangi twaraje kugira ngo twerekane ubuvuzi gakondo bwa nyabwo. Cyo mbwira abanyarwanda ni batugane tubigishe, batugane tubaha inama. By'umwihariko bagana amashami yacu aho hari mu gihugu. Muri buri karere twafunguye amashami. Batugane. Dore nomero twazitanze hariya. Ariko kubishaka ndazisubiramo. Ni 078 540 82 52. Shatse no guhamagara Tigo wahamagara 0722 50 82 52. Ahangaha wadusura. Ushobora no gusura website yacu. Nayo murayifite. Ishangi.rwa
bamaze kuyisura babona bimwe mu by'ishangi ikora bakagenda babisobanukirwa bakamenya uko ishangi ikora. Ushobora gusura channel zacu dufite, hariho Ishangi Focus TV, ni wandikamo gutyo gusa ukandikamo Ishangi Focus TV, ahangaho uzahita ubona ubutumwa ishangi yageneye abanyarwanda n'abanyamahanga muri rusange. Ibi rero turabivuga kugira ngo abanyarwanda bamenye ko dutandukanye nabo ngabo bavuga. Nta muntu dutuma ibyo byose ahubwo turamubwira ngo naze yige. Murakoze cyane kandi by'umwihariko nawe turagushimira ko wagerageje gusura ishangi ukamenya makuru yayo. Kandi by'umwihariko twizera tudashidikanya yuko uzabona iyi nkuru azamenya makuru y'ishangi neza. Murakoze cyane. Natwe nicyo tuba dushaka. Murakoze cyane. Turabashimiye mu byubahiro byanyu kandi no kuba mugifite umuhate wo gufasha abanyarwanda, natwe tuzabayoboka bimazeyo. Inshuti rero bavandimwe mwari mudukurikiye ikiganiro reka tube tugisubikira aha ngaha. Ibibazo muzajya mugenda mutubaza, muzajya mureba kuri Ishangi Focus TV kuri iyo channel, handitse comment, ugomba kuduha comment cyangwa se niki ukihamagarira muganga mukivuganira mbona nkubone byabana ngombwa akabaha rendez-vous. Victor murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen amen.